Ute. Imari sai, imari. Ako ugomba. Tori umugome. None ndashaka utatuzaza noneho nga dufite n'umwana wenda buryo umwana wanje nawe uzaba ebana ari bukorera umuti byatari bizaba ari byiza pe abashashiri none se ahubwo no kuvuga ngo ntabwo navanga urumva nakogeje cyangwa nawe ngo wanyuze gutiga cyege cy'umusheri wanje wose kuko navanga ntuze koko uziko ndi kubona amazi ayaga nkumva nshatse kuyajyamo mbese sheri use tuyejemo ubu cyangwa tuyejemo mu kanya kagiye kuvuza ko n'ubundi nta kibazo n'ujyaye n'uri ko ngende kumva nyashaka ko nyajyamo ariko tuwe turetse wenda gake wenda niba bacaye iminota wenda nk'itanu mubaze ikibazo ubu hari ahandi heza haruta ahangaha aho mva ndakaza aho ngo noneho aho nza kujyana nawe nibaza barenze kuri ahangaha kuko harenze hasi habaho iri ni iribanje nabwo ko iyi ngari iribanje uziko nahombye kera kose wari uri he koko kera byose numva mbwiye kera cyose uvuga komeze sibyo kera navuga si uyu mugore wanje umushari wanje koko nk'uyu koko kumbona sibyo utanyikuza nza kukureba urumva nkabona ufite ubwoba hari indirimbo njya nkunda bajya bavuga ngo wari uri hehe kera kose ahubwo jewe navuga narimbaga nkuvuga ngo nimubona nzamutetesha ariko mana uzi ko wagira uri umuhanzi neza shamana yanjye sinjya gukoza pe ni wowe wenyine gusa nta wundi ni ukuri urakoze cyane ukuri kw'Imana pe especially akarimba cyo cyane rwose kuko nanjye uzi ko mpamvu bajya bakwitira amazina y'abahanzi nkayoberwa ibyari byo jewe uragenda mu rukazi bakwita ngo ba Roriro ngo ba Pifra nkayoberwa byose mba ndimo ngewe sheri wanje ubuse wavuga ngo ni heza utarabona njye kujya noneho ahangaha ari imbere ho gakeya noneho aho ni bo rwose ntabwo ndizwa njye kujya noneho iwameze aho ni ho rwose ahangaha nakubwiraga nzakuzana gutembeza nk'umuntu wanjye nk'umuntu kabisa byandenze byakurenze se none ubutaha noneho rero ubutaha ni ukuzana noneho atari n'ahangaha kuko ubu iri ngiri ni iribanje umva ni ukuri biranejeje cyane aha hantu ni heza iri ni iribanje ndashaka kuzana noneho ahantu ewana fresh noneho byatari aha hantu ni heza pe ni heza se ndi kureba nkabona haranejeje nanjye na heza ry'Imana ufite ubwoba wajya imbere nyine ukomeze unyabona twagiye ahubwo ngwino tugende ahubwo cyane ndagucubiza ngo ewana kubw'ubwo kintu noneho ndagucubiza pe keza ry'Imana imari sai imari ahubwo ugomba tori umugome tugende utagira ubwo tugende rwose ndahari njye wincara najyayo oya ntabwo najya ngiye nshobora kujyana kuri hangane pe reka ngushyiremo ubwo neza cyane we ufite umusheri noneho ewa ukomeye byatari none se ubu ngiye kogesha nkugeze noneho ari imbere noneho hariya baradusubira inyuma oya ntabwo wasubira inyuma ntabwo twabyemera ahubwo ngwino tugende ahubwo batugende oya ntabwo ndenga wowe mbona ufite ubwoba ntubwiye ufite ubwoba nyine ndagukunda ahubwo nose n'ubundi maze nasomye nta kibazo ubundi ni ukuvuga ngo aya mazi aya ngaya harimo intungamubiri nyinshi cyane harimo ifi harimo umunyu ibintu byose birimo byose ku buryo nayanywa nyine ukura ku mubiri ukanakomera ukuri kw'Imana kwega amazi ateye ubwoba akasiga amazi ndi gutegwa kumva nkwega amazi n'ubu agiye kugera imbere tugenda mbabarira basi tugenda nibura kujya amazi mbabarira ndakwiye tugenda kujya amazi niba kujya nuko basunika wowe mwandasenya isuni ntabwo wagombaga ibintu kubyizanira mwaza tori umugome twagiye tuvemo pe nukuri tuvemo ndabona rwose wowe ufite ubwoba kandi kuba yanteye nkabura umwuka ahantu si ubwo noneho ubona unameze usibye ko wari utumye amazi nyanywa neza ubutaha noneho nzakujyana noneho kwitanganyika noneho ahangaha oya wampe muki yego ndishimye ariko nawe wantunguye uramfatirana niviriye ahantu ndi kugenda ukamfatirana ngo tugende ngo nufatari kure nyine umunsi nzagupangira umunsi nijyanye nyine makwereke ko nyine mazi hari umunsi nzagupangira noneho kuza noneho hangana noneho witeguye utambaye gutya nanjye ntambaye gutya
nawe urabibona reba imyenda yanjye irinze gukonja ntabwo nari nzi yuko turi bujye mu mazi kuriya urantunguye cyane nako nyine rega buriya niko Imana iba yabipanze ko tugomba guhura none sinabigenze gute kuko nari ngo professor n'ubundi akora urimo witemberera nawe aha hose cyangwa hari ahandi wari uvuye numva se nukuva nari mvuye hano yijya gusura umuntu ngo ajye kungurisha inyanya ndavuga ati hano hantu ko mbonye ari heza wazaza na sheri wanjye sinzi ngize gutya mba ndakubonye ndavuga ati ntago nagira ntakweretse wazibonye nazibonye ariko uziko zihenze uziko zahenze inyanya ahubwo noneho nukuva naje nzi ko henda ijana wenda zaba n'eshatu cyangwa eshanu nsanga ijana n'icumi wasa atari 10 kandi ahandi ho ngo ni 20 na zingahe gutyo kandi nari nzi ko wenda angahe ngeri kora n'ubwo ari umwero wabyo tuzamuka n'undi mu rugo barantegereje nawe wari umfatiranye ako nakuri nuko bimeze neza ni Imana yabipanze kandi tugomba kubifata neza wareba undi ubwira iwanyu bakaza nawe ntwaza kwera oya ubunana gahambura gatware Imana bayikorera mu kuvoma ye niki inshuti zibereyeho n'inshuti zifatanya mu kuvoma se ko mushwana byagenze bite ntwaza tugenda aho n'izuba byamereye nabi bashwanye ako twari twabananiye koko ku buryo mwashwana nta kuntu mwakihuta se tukabona ko twitambuye ubona twagiye umva nze tukagenda ibindi twabireka vayo rata mva nkubaze cyangwa ko ubu byakunaniye nose mushakira iki kandi mushakira naza hari akantu ushaka kamfasha uyu nguyu ngene mufashe ariko ndabanguka sheri bitebuka rwose mafashe iki se makuru ni meza nabasuhuje mwanga kunyikiriza ese uyu nguyu sidiri ubungu mba mutwaje ngo amazi nitwanje nagize nagasuzuguro mwangize nitwanje muvuye hese kumwica tuvuye hariya hepfo gutembera tuvuye kureba uko ikiyaga kimera umusaza wawe ni inshuti yanjye usanga murabona ni wa karitsiye yeze ko nanjye ari wowe hari haruguru nyine ntabwo wamumenye se ubundi uri gushaka kumumenyera iki hari icyo bitwaye ariko nta nubwo ari ngombwa kumumenya nta birenze ariko witonda ariko ntabwo arasoza ese ubundi mbafashe iki ngo nigendere urabona atantegereje cyangwa muri kugira ngo atwaze aya mazi yabananiye ushaka kudutwaza ntanatwaza ariko uyu nguyu ureba ukuntu aba yaje ngaje aba yaje kuvura ariko jya umureka n'umwana muto arandenganya ubona hari icyo bimubwiye rega n'umwana bari kwisekera aranga kunanirwa nyine imutwaza n'umwana muto rwose nagira ngo tube tumwiganiraho ntajijishije kugira ngo nyine ataza kwifata ukundi gusa arabibona ate koko ukuntu ndeba maze ntabwo umufasha ngo birangire akuwe bite byawe harareba bameze nka ba babyeyi ntabwo umufasha ngo birangire akura uratwihutisha niwe utubwira nese ko ari ukeneye ibyo bamfasha ni wowe jya witonda ariko mufashe iki ngo ngende kugira ngo mpambureho amazi ugire mwihangana tugiye guhambura ibi bibido ndaje bameze nka ba babyeyi umuntu asura umukobwa wabo bagahera bicaye aho ese murahambura ibibido amasanga ubundi ntabwo waba unazamuka ubundi mbihamburire hehe ntabwo waba unazamuka ubundi oya gusa yansiga gusiga nyine tuzamukira unaje nje ntabwo nagusiga ubuse kuko wowe ndi kugira mufasha guhambura yewe ngano nufasha nawe ngo ngiye undeke nese ko nahamagaye umukobwa nahamagaye wowe tugende sha aryombwe ko nahamagaye yanje nahamagaye wowe oya tugende nese ubu ngubu oya mwihuje kubafasha ubufashanya oya mfasha se biri iki ko se ubwo wagiye ureka oya ese wanje ubwo nese ubwo uramfasha waretse nkatanga ubufasha reka ushaka kumufasha nese ibyo ko se wamurekuye ibyo babwirwa nawe ko mbona none umeze aba yagufashe arambwiye ngo nze mufashe nitonde witwumvirize nese nimba ari n'amabanga njyewe nuko kujya gutya agenda rero ndigenda njyewe genda nyine ihu umufitanye gahunda ugenda gake nyine undindi nawe genda rero reka nigendere kuko nabibonye ugendere gake nigendere kuko ndabona akose abasore banje nk'aba ngaba oya genda gusa njyewe wabasiga ubundi
nawe genda n'ubundi amazi yakunaniye. ibintu byo kuvuga ndagukoze se ngukoze iki Diane yigendere nawe nta kibazo amazi. Yagenda. Yagenda. Ihangana nyine ndagusanga mu nzira. Kumbi mwari muvuye hara ku mazi. Tuvuye ku mazi twaganiriraga nyine. Oya genda nta kibazo. Ibyo oya genda ibyo kuvuga ngo ndagukoze se nibiki. Genda. Ako se. Ko wagiye ko mbona wabuze ubundi wamukanye njye oya we zamuka ariko. ntaje ngaha. Zamuka nyine. Ako uze anje. Ndaje ariko bugiye. Ako se use urumva nje kuginoza nduriye mu kaboko ko. Ngayigende ngiye gufitanya ibintu bikaze mwenduriye ako. Ako se umva inshuti yanjye ariko nawe waba inshuti da. Iya kase wumva ako wagiye umva ubwiye mwana umva sheri sigata byumva. ndanigende nje Ndaje bugiye sheri. Bugiye ndaje. umva mubwiye tuba duciye ubwanyuma nanyuma uyu munsi niwo wanyuma kigera rwose ngaho umunsi tunezereweho none aranancitse. nukuvuga ngo tunezereweho none aranawe samana ndibundu kundana nori ibaza nyanza. Ariko se nawe ari kuri umuntu nawe uri umusore mwiza wawe. Sinige byose se. Oya mugende mutumuke. Abahungu badashoboye gutse. ndababaye cyane Uramazi wowe wese wamugiriye. Humura ariko ndaje. Umbatira nyifundurira no mazi. Wayagenda ariko. Ese uri gushaka kwashyira hasi? Nashaka kuyashyira hasi. Nuko se Banze tuganire ariko urabona igare twagira. Oya wegenda ubwo nyine nukura hombi. singiye kuza nk'abandi baparapara. Ubundi wowe umuntu umvanye koga nawe ngo none uhise umwana. Ndetse ndamwanze. Mwari muvanye ngo ku mazi. Kurya ubuzima. None se ngewe usanzwe unzi. None se so biteye. We ntabwo Asubwo unkoze ibiki. Usambaye Nigendere. uso wabikora. Nigendere. Se ngewe mfasha abantu bababaye ibyo. Ndikanye. Shari. Oya. Shari. oya